Yego turakomeje. Nyuma y'icyo gihe rero urumva ubuzima bwanjye nibwo mu muhanda, nibwo gushakisha ubuzima bwo mu muhanda. Birangiye ngeze amahirwe ikimoteri kigiye kure yanjye, noneho ubuzima busigariye mu gushakisha ibyuma bishaje. Birumvikana ko hari abagiye babura ibyuma byabo bishaje, kubera ko nyine nuko najyaga mbigenza, narabitwaraga. Ariko niyo nzira, ubwo sinzi nimba ari inzira y'Imana, ariko ndatekereza ko ari inzira y'Imana nubwo nakoraga bimeze gutyo. Ariko nihanganishije umuntu wese waba warabibuze cyangwa ari no kubibura n'ubu, kuko hari abandi nabo bari kubikora muri iki gihe, bagenda bazera bashakisha ibyuma. Uretse ko noneho sisiteme yahindutse, bo noneho baragura, baraza bakabibagurira. Ariko njye icyo gihe sinaguraga, ahubwo narabyibaga, mbese nari umujura w'ibyuma. Hanyuma ibyo byose nabikoraga ariko nkomeza no gusenga. Ndi umukristo, kuko 2007 nibwo nabatijwe mu mazi menshi. Maze kuva muri bwa buzima bwa kimayibobo, numva ko ngomba kubatizwa nanjye. Ariko ubwo kubatizwa nabikuye kuri mama, kuko yarimo anganiza ambwira ati imyaka yawe umaze gukura. Urumva umuntu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, 2007, urumva ko nagize imyaka 17 kubatizwa rwose ntacyo byari kuba bintwaye. Hanyuma ndabatizwa icyo gihe. Maze kubatizwa rero nguma muri byandi byo gushakisha ibyuma. Nibuka hari umunsi nigeze njya Kanombe, ku kibuga cy'indege. Hari inyuma mu gikari, inyuma gutya hari ahantu hapfiriye indege, ndazinjiramo ndazikorogoshora. Nta muntu wajya guhajya, ariko kubera uburyo numvaga nyine ubuzima bwacu bushingiye mu byuma, ninjiye muri za ndege nkuramo insinga zimwe na zimwe ndazigurisha, mbona amafaranga. Hanyuma abasirikare baza kumfata ku ituru, kuko nagiye ituru nyinshi, ku zindi turu baramfata, bambuza kuzongera guhakandagira. Hanyuma ndahareka, ariko mpindura umuguno, noneho ninjira za Remera hariya hose. Mbese umujyi wa Kigali, ibi bice birimo abakire nari mbizi, kubera ko buri murenge muri utu duce twadukize bagiraga umunsi wo guteka imyanda, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu kugeza kuwa gatandatu. Umunsi bataterekaga ni umunsi wo ku cyumweru. Ubwo uwo munsi, iyo minsi baterekaga, ubwo nimba tuvuge Remera, Giporoso, kuko nabo baraterekaga, sinibuka ariko wakangahe, ariko bagiraga umunsi imyanda, abakire bakayitereka ku bipangu. Ubwo nanjye ngacaho ngenda nkuramo imigati yo kurya, ngakuramo na bya byuma, amasafuriya yashaje bajugunye, ibyuma byapfuye, amapasi yapfuye bakajugunya, nkakuramo ngenda ngira gute njya kugurisha. Ubwo nabaga mpetse agapfuka gutya ku rutugu, murabibona gutya, nabaga mpetse agapfuka gutya ku rutugu ngenda ntoragura, nshiramo, nkubita ku rutugu. Nagera wenda tuvuge nimba nahereye Sonatube nzamuka ngana Remera hejuru, za Giporoso, ku za Nuza, Remera kuri stade, nabaga mpetse agafuka gutya. Hanyuma nimba ngeze wenda Remera, oya ngeze Sonatube, urumva namanutse nyuze Ziniya, nzamuka Ziniya. Ubwo urumva Ziniya, nyura Ziniya ntoragura, nza mpaka ngera hariya mu Sonatube. Ubwo urumva hari ahantu bacuruza ibyuma hasi, bacuruzaga ibyuma hasi, bahitaga kwa Haji. Ngahita ngera nkagurisha ibyo ngibyo bya mbere, amafaranga nkayakubita ku mufuka, ngahita nkomeza. Uvuye kwa Haji uhita ukomeza Remera gutya, Kacyiru, ugana Kacyiru. Noneho nkaca Kacyiru gutya nshakisha, nkaza kuza Remera, Kacyiru yose nkayirangiza, nkaza kugera Remera mu Giporoso. Hari ahandi habaga undi mugabo nawe waguraga ibyuma, nkahita mbipimisha, noneho nkahita nzenguruka inyuma ya stade yose gutya, manuka ndimo nshakisha, nongera nikubita
abantu bazi kuri apade, nkamanuka muri apade nikubita Sahara aho kwa Didi, nkahita nzamuka kwa Didi, ubwo nkahita mbigurishiriza hasi naho harampimisha, ubwo niko ndi kubika amafaranga, nkaza kuzamukana ibya nyuma Sahara mbizamukana nkabigurishiriza i Nyanza ku mugabo witwaga Eric, yaratabarutse Imana yaramutwaye, niwe wanguriraga ibyuma bya nyuma, ubwo nkaba nkusanyije amafaranga. Ubwo ayo mafaranga rero byashoboraga kwira, maze gukora nk'ibihumbi 15, hari igihe nakoraga 20 ku munsi, byarashobokaga. Hari n'umunsi byabaga ari inyatsi nyine, aho twagiye bagiye batereka ibyo kurya gusa ntibatereka ibyuma, hakaba ubwo ntaha nkoreye nka 2, ariko nta munsi najyaga njya munsi ya 2. Kwanza na 2 ntibyari gushoboka, nazengurutse gucyo kireka ikigoroba, ariko umunsi wose nakoze umunsi wose, amafaranga make natahanaga wenda ni nk'ibihumbi 8 gutyo. Ubwo urumva ayo mafaranga rero mwakiriya gihe yaradutungaga, yari amafaranga menshi. Hanyuma ubwo buzima nyine bukomeza gutyo nzenguruka, hakaba ubwo nasibye ku ishuri bitewe na quartier yateretse imyanda. Tuvuge nk'urugero, quartier nakundaga cyane yakundaga kubamwo ibintu, ni quartier ya Kacyiru Kimihurura, Kacyiru Kimihurura, nyine urabona biriya bipangu by'abakire, habagamwo munsi gutya ibipangu bikize, na biriya bice bya Remera munsi ya stade, naho habaga hameze neza. Aho hantu rero habiri, iyo umwisi nabaga nyizi, nta kwiga nigaga, nirwaga ndimo nshakisha gutyo, hanyuma nkagira amafaranga wambaza ngo nakoreshaga iki, nta kindi, wari umutima gusa wo guhaha. Nahitaga njya mu isoko centre ngahaha agatebo k'ibijumba, ngahaha ubugari, mbese ibintu byose mbona bikenewe nkabihaha, bikabikwa mu rugo, akawunga byose nkabihaha nkabitahana. Bitewe n'uvuga ngo amafaranga naga mfite narayahahishaga yose, nkasigaza nk'igihumbi nzarya wenda insubiyeyo. Nuko nakoraga. Ubwo buzima rero twabubayemo gutunga umuryango. Nyuma yaho rero tuvayo tujya 2007 mu kwa 11 gutyo, tujya ku Ijwi. Tugeze ku Ijwi, mama yahoraga atubwira ngo ni ubuzima bwiza tugiyemo, ngo hari ibyo kurya, ngo hameze neza. Twagiyeyo tumera nka kumwe yo yagiye mu nkugi. Tugiyeyo tugerayo abantu bafite ibyo kurya, ariko abantu bose yagiriye neza, nta n'umwe yigeze amwibuka. Inzara iratwica, nibwo nize ko ino ryacukura ikijumba. Nuvuga ngo nabaga mpagaze hano, grand frère hakurya turi kuvugana, ariko ndi gucukuza ikijumba ino ry'igikumwe rigacukura ikijumba, kwa kundi ibijumba bizamura umuzi gutya, ukacukura ugahita uzamura gutya ikijumba, nta muntu ukureba, ukakizamura inyuma ku kaguru, ukahita ugikubita mu mufuka, wava ngaho ukagihekenya. Ubuzima buradukaranga ku Ijwi, turasonza, turashomera, dutangira kwiga guhingira amafaranga. Turahinga, twajya duhingira abantu. Nge sinari nzi guhinga, nahinga ngahinga nabi bakansubirishamo. Ubuzima buraducanga, buradukaranga. 2007, 2008 budukaranga. Muri iyo myaka bandogamo, ndarwara, ndapfangera kuri finale, mbona uburyo umuntu apfa. Ubuzima buradukaranga. 2007, 2008 bandangira ngo Masenge wabaga ahantu bita mu Rukiga, n'ahantu habaga abatwa, yabagayo umugabo we ngo niwe yayoboraga ako gace, ayobora abatwa n'abandi bantu bari bahatuye. Njyayo, ngezeyo sanga afite ibyo kurya, ariko kugira ngo ibyo kurya, urumva bwa buzima bwo kumva ko nahahira umuryango, kugira ngo uzakure y'ibyo kurya ahantu mu Rukiga ubugezi iwacu, byari bigoranye kuko wahagendaga umunsi wose, kuva mu gitondo ubyutse saa 10, wagendaga n'amaguru kuva saa, kuko nta modoka. Ubwo byasabaga kujya ku mato, kandi amato nabo barihishaga amafaranga, nayo ntayo dufite. Byasaba kugenda n'amaguru ukazinduka saa 10 n'amaguru, ukagenda ukagera mu rugo ku mugoroba nka saa 12, saa 11. Kandi nyine habagamo inzira bicanamwo, zirimo abantu bicana,
noneho tugenda twikanga turi abanyarwanda, abantu bo muri Kongo bavuga ati izi ni inyangarwanda, bakavuga ati twaje gutata amakuru, twaje gushakisha uburyo tuzicisha abakongomani, mbese bakavuga ibintu byinshi. ubwo buzima rero tububamo, ndagenda mbayo niga gutwika amakara. ubu nyine ndabizi gukora ifuru yo gutwika amakara, ukamba ibiti nkabihuza nkatwika amakara. nabikoze igihe kinini, nkajya njya kugurisha n'ubundi nkohereza amafaranga mu rugo. bwa buzima ndabukomeza mbayo, njya no ku ishuri, niga ku ishuri ryaho ryigishaga ibijyanye n'ubwarimu, ndahiga yitwaga Bushatiro, ndahiga ariko n'ubundi mbiga igihembwe cya mbere n'icya kabiri amafaranga arabura, naho baranyirukana. ubwo urumva nari ngiye muri segonderi, naho baranyirukana ngaruka muri bwa buzima bwanjye n'ubundi bwo kubaho mpingira abantu, tugahingira abantu. yewe buriya buzima Imana ishimwe, buzima bugoranye, buzima bubi, wingira umuntu ntanagushimire ahubwo akagutuka. hari naho twageze tukajya duhinga bakaduha bya bijumba bimwe by'imizi, akatubwira ati n'ubundi mwahinze nabi, ntabwo mbishyura nimutahe gutyo. mbese tukagenda twipfutse mu maso turira, tuvuga ati ibi ni ibiki byatubayeho, tukiganyira icyatumye tuva mu Rwanda. mbese Imana itwigisha ishuri ku Ijwi, iratwigisha. niga kuroba ariko nkabura n'uwampa akazi, ibintu byose ndabyiga ariko biranga. turi ku Ijwi rero, mukuru wanjye wahita ajya mu byo kuroba mu ikipe, ko yari yaravuye no ku Ijwi abizi. njye rero akambwira ati ntuzaze kuko we bahita bakwica. akambwira ati wowe urabona ufite isura y'inzobe, inaha abantu hafi ya bose n'ibikara, inzobe yawe iragaragara ko ari umwimerere, nta bandi bantu bayifite, ntabwo witukuje biragaragara, bahita babona ko uri umunyarwanda. grand frère we ni igikara cyane, arambwira ati rero nuramukuje muri ubwo nuza hariya bazakwica, ugumana na mama, ugumane n'umukecuru, mugumane, njye nzajya nshakisha nanjye mbafashe. nuko tuba muri ubwo buzima. urumva 2007 irarangira, 2008 nayo tuyigeramo irarangira. ubukene buratwica, ubukene buradukubita, buratuvunagura, turandagara. abantu bose bamenya ko twakennye, abantu bose bakatuvuga, bakajya bavuga mama ati yazanye uriya mwana w'umunyarwanda utazi gukora, azamutunga gute, bizagenda gute, azamurira mu nzu, ibintu byinshi nyine. hanyuma nza kugira amahirwe 2009, papa aza gutuma abantu baza kundeba. baje kundeba bikubitana nuko mama atarahari, yari ari Bukavu. ndavuga ati nindamuka mbwiye mama ko ngiye kujya mu Rwanda ntazabyemera. nza ntorotse, nza ntabimubwiye. cyakoza duhamagara kuri telefone turabamenyesha, babwira ko ndi kugenda subiye mu Rwanda ngiye kwiga. nuko nagarutse 2009, mbanza guhitira kwa masenge, ngaruka njya nagaruka mu rugo kwa muzehe. ndaza rero turabana n'umugore we, turongera turabana. ariko kubera ayo masomo yose, ayo mashuri yose nigiye ku Ijwi, naje mfite mu mutwe wanjye mvuga ngo ngiye gushakisha uburyo nsubira mu ishuri nige, nindangiza kwiga byibuza segonderi. narabaraga ati ninarangiza tronkomi zahita nshakisha uburyo njya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi, cyangwa numva ari ubwo buzima nyine, byibuza ngira ahantu nazajya nkura amafaranga nzafasha umuryango wanjye nsize ku Ijwi, kuko nabona bumeze nabi. hanyuma rero ngezeyo nsanga nyine ubuzima barimo ntibwanyemerera ko banyishyura segonderi. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. ubuzima rero mbubamo, shimiye Imana yanyuriye muri perezida wacu w'igihugu Paul Kagame. Imana izamuha umugisha. sinzi uburyo akora, ariko mwifuriza umugisha w'Imana. Imana izamuhe n'iherezo ryiza, ibikoze byaba byiza, kazamuha iherezo ryiza. nsanga Paul Kagame 2009 yashizeho porogaramu yo kwiga ya 9 basic education. nsanga iyo porogaramu yarayashize yo gufasha abana batishoboye.
nanjye rero iyo porogaramu ndavuga ati nimba byanze reka nshakishe udufaranga byibuze nzatangiye 2010. 2009 ntangira akazi k'ubuzamu, mba umuzamu kuri Boulangerie de Kigali, njya gukora y'ubuzamu, nakoranaga na papa n'undi musaza ndahakora, tukagenda duhuzahuza udufaranga duke duke, hanyuma 2010 ntangira kwiga ubuzamu. Ngira ngo nabukoze amezi agera muri 6 nimba atari 7, nsubira mu ishuri njya kwiga aho bita Gahanga, GS Gahanga. GS Gahanga niho nagiye kwiga. Ubwo buzima rero nabwo kuva i Nyanza ujya GS Gahanga ni urugendo rurerure ku bantu bahazi. Sinibuka ari kilometero zingahe zabagamo, ariko ni harehare ko twayaga tubyuka saa 11 tukanakererwa pe, twazindutse saa 11 n'ubundi nkanakererwa kandi nazindutse ko n'umuhanda byasaba kunyura umuhanda wose, kuko muri ayo masaha mu gitondo urumva inzira yabaga iri ya bugufi yanyuraga mu ishyamba, kandi aho muri iryo shyamba nabo barahiciraga abantu. Iyindi nzira yabaga ari ya bugufi niyo kunyura mu kimoteri, wakinyuzemo mu gitondo urumva wageraga ku ishuri usa nabi. Ubwo byasaba ko uzenguruka umuhanda wose, ariko ubwo buzima bwose tubucamo. Nari mfite umuvandimwe wanjye, Imana imumugisha, yambere umuvandimwe, yabaye imbere inshuti idasanzwe, witwaga Hakizimana Edimo. Ubu aracyari umusore ariko muramwifuriza ibyiza. Yambereye inshuti muri ubwo buzima bumeze gutyo, bwuzuyemo inzara n'ibibazo bikomeye, harimo ibibazo, inzara nyinshi, umunaniro, ibintu bitugoye cyane. Ubwo buzima Edimo yambereye inshuti nziza. Mbere yo kugera mu rugo nanyuraga iwabo ngasanga abo bafite inka, hari ibiti by'amavoka, hari ibigori byasaziye mu mirimo iwabo, akamfasha muri ubwo buzima. Imana imumugisha, ndamwibutse. Imana imumugisha kandi izanamuhe n'urugo rwiza nk'urwo yampaye. Amen. Turakomeza kandi gace.